rero kwa Claire yabuze amafaranga y'itsinda yari abitse yaba yarayabonye se kwa Pascal bo noneho ngo bakiriye agakiza n'urunana. Ariko rero nubwo twigira gutya mukobwa Jana tugomba kujyana abana ku ishuri pe kuko ibintu ntibyoroshye. Byakora gute se na Rufose uri hari awigize umugenzuzi wa byose? Yewe sina Rufose gusa. Ejo nagiye ku ishuri ndebye abana bari hari yuko bangana. Umva naratangaye pe. Uzi ko diregiteri yambwiye ngo muri uyu murenge wose abana biwanjye nibo batiga gusa koko. None biriya bintu yakubwiye ko ari byinshi. Ngaho ugura amakaye, ugura amakaramu, ugura amayiniforume, ugura inkweto utanga 1,000 cyo kurya. Ayo mafaranga tuzayakura he? Kandi noneho si n'umwana umwe ni babiri. Babiri? Ubwo urabaramuzara nakazehe gusa rero kandi na murumuna wabo ngo agomba kujya mu nshuke. Ariko abantu bakagutera ubwoba ngo habuke Pascal. N'abatangira mu wa mbere twabuze uko tubatangiza none ngo tujyana bajya mu kiburamwaka. Aha, niko diregiteri yambwiye. Kandi wumvaga ko na Rufose asa n'ubigarukaho. Bihorereye wabona ubukire bubarya. Iyo tubona yamuzara nakazehe gusa. Yose turayakuraye. Kubona ubukene bwuriye urutara kuko wa mugore we. Ariko ngize igitekerezo Pascal. Kagira inkuru rero. Buriya nta wakura amafaranga ku rusengero. Ku rusengero se bafite ibiraka byo guhinga ngo tujye kureba pastorora. Twakwiba amaturo se ubu twayabona gute ku rusengero? Umva dukoresheje ubwenge. Buriya twegereye mu ishatu tukamubwira ko dushaka gukizwa tukareka inzoga. Ko mbona ku rusengero bakunda gutanga ubufasha ku batishoboye. Buriya ntiyatuvugana natwe bakadufasha. Ariko uziko ibyo bintu ari bizima mukobwa ja. Twamubwira ko twarokowe ariko tugoye no gutangiza abana ishuri kuko turi abakene. Kuva ari mwarimu ikibazo cy'abana batiga yacyumva vuba. Twanamubwira ko gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Noneho ku rusengero baba nta bufasha bafite akaduha ku mafaranga ye bwite mu rwego rwo gukorera umugisha wo gufasha abakene. Enda rero ko nicyo ngukundira umva ngukundira ko utajya buri bitekerezo mukobwa ja. Rwose nibizima. Ahubwo se mukobwa ja. Mfite nkaraba ngeyo murebe cyangwa nkure kuhugukuze tujyane kumureba. Nuseke urumva wasi bishuri bikagenda bite? Nkabanza ngashaka amafaranga y'abandi. Ubuse nabwiye cy'abandi bana papa. Gusa ibishuri se biragufasha iki ko n'ubundi amafaranga bayakuyemo bayatwaye? Ushaka baza tukigira kwiga. Ariko se amafaranga kuko yagiye. Kutubaha turi abantu bane. Nkaba ntayo natwaye. Ukabutibisha. Aya mafaranga twavuga ko rwose ko ari nde wayatwaye. Nanjye singewe. Ubwo se usigaye ko ari nyoko. Ni ushaka kubekera kokoba? Ntabwo mubeshyiye. Nuko wari uvuze ko atari wowe akaba atari na Kerere. Nanjye numva numvuze kandi nzi ko nanjye ntayo natwaye. Ahubwo ko nubakana cyane ni wowe rwose wayatwaye nta wundi. Njye nta amafaranga ya Kerere. None nisi nta nakoze rwose. Uzo amafaranga ya Kerere nayakoronye natwaranganya marisha iki koko. Mfambase. Mukayagura amandazi we n'abahungu b'inshuti zawe. Reka da simeruka no kurigirinda. Ewe usibye no kurirya n'umuhumuro wawe ndumva nayo. Oba. Yari amafaranga rero bayatwaye. Yaza nawo bitaraba nabagwe kirahekire bagenzi. Ariko rwose baba naragowe. Ikibazo cyose muri nzu kuko rwose ninjye bo wagitwaye. Nuko nta mafaranga natwaye. Oya. Aya mafaranga niwe bayatwaye oba. Nta wundi rwose. Kuko nkuko nabivuze Kirere ntiyibye. Jewe na nyoko ntabwo rero twatwara amafaranga y'umwana rwose. Urumva se usigaye yarindi si wowe? Ese kuki mutayatwara mwebwe ntago mukeneye amafaranga koko? Ntukabeshyira ababyeyi mama cyangwa papa nibanyiba. Ubwo ntubyumva Kire ndamwumvise buriya aremezwa n'inkoni. Giye nunzanire inkoni nziza Kire yinzanire nkwereke. Papa rwose uramenye utanga ubituma ubusa ari amafaranga ntago ari nyewe wayatwaye no kubita mbabahinga n'ukuri kose. Oba ndagukubita ahubwo zanakunukaho. None se yatwawe nande? Ntago ari nyewe wayatwaye ni mama wayatwaye. Watwaye. Mva urabeshya. Urabeshya nyoko wanga. Ariko mama. Urabeshya nyoko. Ntabwo mubeshya n'ukuri kose. Yefunguye. Icyo ni ikindi cyaha. Ndagukubita pe. Ndagukubita rwose kugeza umbwije ukuri. Gukomeza kubeshyira nyoko nabyo ni ikindi cyaha rwose. Ariko se ndagukubita se. Utaramubaza ngo wumve ko bihakana. Ndakira kugukubita kankwazi nazo urabimwemeza. Urabisubiramo rwose. Pato maze kubona ko nawe ubumbeshye ibintu byanjye byose biraryoha nta na kimwe kijya kikubihira. Ubu si cyambihira n'iki koko nadi umva iyo watetse wagira ngo ni muri hoteli urambeshya igikoma cyo wagira ngo uragikaranga iyo wamfuriye bwo
wagira ngo niza mashini z'abakire wafurishije reka reka ubu si cyewe nagayane giki koko Nadine. urakoze cyane ngahibazira kandi nijoro wambwiye ngo abantu bose mwahuye nabo ninjye wa mbere. ntabwo nkubeshye pe reka genda. ni ubwa mbere umuntu yanshimishije bigeze hariya. umva nanjye wanshimishije numva twakomeza umukino bukarinda bucya n'ukuri. utambeshye Nadine cyangwa no kugira ngo nishime numve ko nakoze akazi sha. ntabwo nkubeshya pato ahubwo sinanenze ko kaze bigeze hariya uzi ko tutazi Gatete iyo abo byari bishoboka tukigumanira. Patrick nawarira ubu si bushombera ariko nkarura rusaza ruzundukiye ngakukora ikikoko mvaga nki kubanza nkigirana none mfata bushombe cyo gashomba ubusa. niko Jean Patrick kutanyikiriza kandi mbona uhari bite kunzindukiye busho ariko sha usigaye ko ruteshaka uzi ko nazindukiye kuri saro ngategereza kuza ngo nyogoshe ngaheba none se ujana ngo mbariho nkogoshera ubusubiye kuri saro ndaje mpagusanga. ese Patrick wararongoye ko mbonye umugore arenga hariya mu mbere ariko uyu mwana we ndabona asa n'awa muhungu wa Nadine na Gitefano. niko sha uraho? yego. witwa ndesha mama wawe si Nadine? mwihorere igire mu nzu busho ntabwo byari byo byakuzanye subira muri saro ndaje nkogoshe. rahira ko umugore mbonye arenga mu mbere atari Nadine sha uyu muhungu we ndamuzi pe. Nadine yagarutse Nyarurembo uhita Nadine se mubonye he kaburi cyago niko wahise mugira umugore wawe Patrick? Nadine se mubonye he mwajye mureba ibareba. oya ntabwo nabigira mukobwa ja ahubwo sinari nababonye. naringize ngo duciye uratwirengagiza turi abaturanyi. aya mugisha ni umukozi w'Imana ntabwo ibyo yabikora. reka reka amakuru yanyuze mwashakaga se by'ibiraka? oya ahubwo twari tuje gusenga. muje gusenga mukobwa ja utabeshye wowe n'umugabo wawe murasenga? rega kugenda bitera kubona wa mugabo we. ubu na mukobwa jana rwose twarihannye dusigaye dusenga n'impamo y'Imana. ko byaba ari byiza se cyane. nibyo koko mukobwa ja? nibyo rwose ntabwo umutware wanjye akubeshya. none se ko twabayeho tunywa inzoga turwana dutukana ntibigire icyo bitumarira twahisemo kwisangira Yesu tukaba ari we twisunga. ni ukuri mwahisemo neza pe kuko Yesu niwe karuhura uruhura abarushye n'abaremerewe bose. ni ukuri twamaze igihe kinini twirwanirira ariko ntacyo byatugejejeho. ubu rero twashatse kwiyegurira Yesu akaba ari ugenga ubuzima bwacu. amen. ubu rero uyu munsi nta materaniro ahari muzaze ku cyumweru twateranye tubasengere turagize Imana urugendo mutangiye rwo gukizwa kuko ntirworoshye. ku cyumweru ko ari kerara turumva rwose dufite inyota n'inzara byo gukizwa no gusenga Imana. amasengesho ahari uyu munsi rero nayo kuraramo. sinzi ko abantu mugitangira inzira y'agakiza nkamwe mwayashobora. kubera iki se yatunanira? erega natwe dufite ishyaka ryo gukorera Imana twivuye inyuma. ko iyo twasenze se twigwa mu ifunguro rya nijoro ibyo mwabishobora cyane rwose. twabuzwa n'iki se ko bishobora kuburara rimwe byakwica nde koko? n'icyongeyeho turabizi ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa. ni ukuri rwose ni ukuri mwarakijijwe pe. ni ubwa mbere mbonye abizera bashya basobanukirwa ibyanditswe byera. nibyo koko Yesu yarabivuze ko umuntu atabeshwaho n'imitsima gusa ahubwo n'ijambo ry'Imana ritunga abaryemera. haleluya amen. haleluya haleluya. ubwo rero mwaba mwisubiriye mu rugo nimugoroba nimubishobora muze duterano yo kuraramo. nta kibazo rwose ahubwo se tuze sangahe mugiye? ese ntabwo wagiye kwiga muko? naho nagiye. wabujijwe n'iki zo kujyayo? ubuse nari kubwira icyo abana bampaye amafaranga yabo ngo nyababikire. none se nuva mu ishuri ko ayo mafaranga bayibye kandi ukaba utazi uwayibye azagaruka? amafaranga y'abandi agomba kuboneka byanze bikunze mama. ubuze ko wasibye wayabonye? ubwo uje ngiye kuyabona. ugiye kuyabona se bakubwiye ko ari njye wayibye cyangwa bakubwiye ko nabonye umujura wayatwaye? wenda uwayatwaye si umujura ariko arazwi.
ubwo ugeraho kwikoma abaturanyi babeshyera. Arazwi se ko twese twaje dusanga agasanduku gafunguye amafaranga bayatwaye, ninde wamubonye? icyo nzi ni uko yatwaye umunsi kandi arayampa. Niba ari icyo wenda yashakaga kuyakoresha yari kubanza akambaza, ariko nafata amafaranga y'abandi banyeshuri ngo ayakoreshe nabizi. Niso se wayatwaye? Papa se yankora ibyo bintu? Ninde se ngo ngufashe kujya kumwaka amafaranga yawe? Ni wowe? Ngo nde? Cyangwa wasaze wa mwana we? Ngewe se amafaranga yawe nayatwaye ngo nyakoze iki? Ndabizi si icyo wayakoresheje, gusa nyine ndayashaka ngo nyashire ba nyirayo. Ubwo nyine barakwibye umutwe. Ubu se umuntu utinyuka kuvuga ngo nyina yamwibye, urumva ari muzima? Simvuze ko wanyibye, ariko amafaranga niwe wayatwaye, kandi bikomeza guhakana kuko Obama byose yabimbwiye. Iriya njiji ngo ni Obama niyo yakunteranyijeho. Buretse naze hano bimubaze neza. Muhamagara se? Oba Karame. Enda hano. Banguka uzusubiremo ibyo wambeshyeye ntahari. Narabivuze byose mama, rwose papa yaramereye nawe ari kumpata igiti. Ibyo wavuze se ni ibiki? Nta soni warambeshyeye ngo ni ngewe watwaye amafaranga ya Kerere. None sinarakubeshye ubundi se wowe yatwaye ukambwira ngo nzicecekere Kerere ntazamenye wayatwaye. Usanga kanya za brochette watumijeho zaba zihiye busho. Ntabwo nshaka kumubaza niba zahiye, ahubwo nashaka kumubwira ngo nizishya atuzanire ebyiri, mufate imwe nanjye mfate indi. Kumukesheje 6 se. Ntazana ebyiri, izindi enye zirakora iki? Izindi se? Ndazitahana nzisangire n'umugore n'abana nabo barye ku kabrochette rwose bumva ko kanurira. Shabusho. Nakubeshye mfite impungenge ko ari nge mugabo ngenye nusigaye muri Nyarurembo yose. Kuki? Urokura brochette mu kabari tari mu nzira, ninde ni Bushombe na brochette ngo wo mu rugo nguzishyire Kankwanze. Ibyo rero bikaba ari byo bituma rwose wumva ko ari wowe mugabo wenyine Nyarurembo usigaye. None yaba waroze iby'impinja zirirwa zikora mu bwatsi bwawe ntiwavuga utyo. Bwatsi bwanjye buheze. Komeza wasama aho ngaho sha, kandi samu yawe mbona abasore bayimarishije amasuka. Kabanzi pe byibuze juzibwo mu mwanya uze tujyana unyereka aho hantu rwose bandengereye. Va mu bisambo wa muswa. Akusha wagiye wumva icyo umuntu mukuru akubwiye koko. Bamati yawe barayasakaye barayarangije nawe wasamye mu mayoga gusa. None se kunjimije busho. Tamenye ushaka kumbwira iki? Ndavuga mu kiwawe na dini yewe. Yagarutse Nyarurembo kandi ahantu acumbitse rwose nako ntacyo mvuze ko niba nawe urumva wumvise. Dore hari akana k'agasore acumbitseho kamugeze nk'imiti yo kwa muganga. Kaba kamufite rwose mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Ako gasore nagukora akazi mbese kugira ngo ntikabiritse. Karabiretse da ngo kabanze kimaripfa rwose. Iyo nyana y'imbwa ndayica. Mbwira nyana y'imbwa mbitejya kuyireba none aha ngaha uramwica uko acumbikira umugore wanjye nta burenganzira namuhaye. Akamugore wawe uramwica se aramwicira mushoboye. Arambona ahubwo.